Tia. Skizo. Skizo. Mu gitondo uzinduka ujya gutarasa, ubeshya ababebi nk'ijana ku kagasa. Kumva akazi kawe nuguhora fesi, ureba utumineri n'ababebi bahatwika. TikTok wirebera ka Veronica, baby cyane ngo ni nawe unahashumika. Ejo mu gitondo nabonye unamuturika, mbere ukivuka nabonaga uriniga. Ufoka abana barenze twese uturenzeho, none pazi ubu niwe disi ukurenzeho. Nanjye kize ejo mu gitondo nzaba nkutwiyeho, mbuga nkoranyambaga ubu novadoze. Nza kubanye nka mugubwazeho turapu, va mu bwana ugiye gushaka n'ibijobu. Ndabona amaherezo yawe ari ukuba nka Bobu. Sha ibi bintu bireke muvandimwe, ibi bintu bireke ujya gushaka akazi, ibi bintu bireke nta n'iterambere. Ibi bintu bireke ibi bintu bireke muvandimwe, ibi bintu bireke ujya gushaka akazi, ibi bintu bireke nta n'iterambere. Ibi bintu bireke Tia. Utaramenya Facebook wariniga, TikTok iyo yagufatanyije na siga. Ibaze ko ku musego uhorana na mugo, wakabaye ufite ikayi uri gusoma ibisigo. Wari umwana mwiza disi wumvira papa, mama icyagutumye cyose uhita ushitura. None uraho ngaho uri kumuteza n'amarira, ufata inzira utahuga nimuhira. Ujya kureba uturimo two mu rugo ubu nakora. Wari umwana mwiza njye nkanagukunda, abaturanyi bacu banagukunda. Witonda cyane gusa nawe ufata kunda, none ndorera ubu ngubu wasimbuye ngunda. Sha ibi bintu bireke muvandimwe, ibi bintu bireke ujye gushaka akazi, ibi bintu bireke nta n'iterambere. Ibi bintu bireke ibi bintu bireke muvandimwe, ibi bintu bireke ujye gushaka akazi, ibi bintu bireke nta n'iterambere. Ibi bintu bireke